Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Chenko Films. Njyewe nitwa Tudos Chenko. Uyu munsi reka tugaruke ku biri kuvugwa kuri Bad Rama. Ni amaco y'inda. Ibyinshi nyuma y'umugambi wa Bad Rama wo guharabika ubuyobozi bw'u Rwanda. Mupende Ramadan wamamaye nka Bad Rama mu bijyanye n'imyidagaduro akomeje kugarukwaho na benshi bibaza ku murongo mushya yafashe wo guharabika abayobozi no kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'icyaba cyabimuteye. Iyi myitwarire mibi ya Bad Rama yafashe intera tariki ya 22 Gashyantare mu 2026 mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram ye. Muri aya mashusho yibasiye inzego zose z'u Rwanda kuva ku butabera kugeza ku nzego z'umutekano. Uyu mugabo kandi yibasira cyane umukuru w'igihugu n'umuryango we. Benshi mu babonye ibyo Bad Rama yatangaje bakomeje kwibaza inkomoko y'iyi myitwarire. Gusa kubamukurikirana bari babizi neza ko icyaburaga ari isaha n'umunsi ngo akore ibi bintu kuko imyitwarire yiwe yacaga amarenga. Mbere y'uko ibi byose biba, ku wa 12 Gashyantare mu 2026 abinyujije ku rukuta rwa Instagram, Bad Rama yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhagarariye M23 ndetse ayita umutwe w'ibyihebe. Agitangaza ibi, benshi bahise babona ko isaha n'isaha igihuru kizabyara igihunyira. Bad Rama yamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda ubwo yashingaga inzu ifasha abahanzi izwi nka The Man. Yasohoye maka yabo ariko birangira nta musaruro ufatika itanze kugeza afashe icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari naho atuye uyu munsi. Bamwe mu bo mu muryango w'uyu mugabo ndetse n'inshuti ze bakubwira ko atigeze akora politike ndetse atari no mu bintu yakurikiranaga cyane, ku buryo bibaza uko byagenze ngo ayinjiremo none afite umurongo wo kurwanya u Rwanda. Abantu bafite izina rikomeye by'umwihariko bakurikiranwa cyane n'urubyiruko bari mu bo abarwanya u Rwanda bashobora kwifashisha kugira ngo baguhumure abanyarwanda. Ntibyaba ari igitangaza Bad Rama nawe abaye ari gukoreshwa muri uyu mujyo, nk'uko byagenze kuri Kizito Mihigo byaje no kurangira yiyahuye, ndetse na Ben Rutabana wakunzwe muri za 99 wishoye muri ibi bintu bikarangira bimubyariye amazi n'ibisusa. Ikindi kimenyetso umuntu ashobora gushingira ahamya ko Bad Rama ari gukoreshwa ni ingingo z'ibyagarutseho muri iki kiganiro: urupfu rwa Rwigara, urwa Kizito Mihigo, urwa Jay Polly, abaturage bimuwe Kangondo, FDLR, Kayumba Nyamwasa n'ibindi bikunze guhozwa mu kanwa k'abarwanya ubutegetsi. Kuba uyu munsi rero byasohoka mu kanwa ka Bad Rama hari icyo bivuze. Ikindi kigaragara muri aya mashusho ya Bad Rama ni uburyo bimwe mu byo yavugaga atabifiteho amakuru, ku buryo yitabaza abantu bigaragara ko bari aho yayafatiye. Bivuze ko we nabo bari kumwe babanje kumvikana ibyo atangaza ndetse bakagenda bamwibutsa bimwe mu byo yibagiwe. Nyuma y'aho amashusho ya Bad Rama asohokeye, abarwanya Leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga nk'abitsamuye, ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Kimwe mu bimaze kugaragara ni uko abarwanya Leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose mu kurusiga icyasha. Amakuru avuga ko hari n'abishyura ibihumbi 25 by'idolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuri Bad Rama uhanganye n'ibibazo uruhuri by'amikoro. Bad Rama akiri mu Rwanda yakunze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki. Ariko ikitagarutsweho cyane ni uburyo yabonyemo ayo mafaranga. Mbere yo gushinga The Man, Bad Rama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose, yabaye umushoferi w'umuhanzi nyarwanda wakunzwe mu myaka ya za 2009. Uyu muhanzi niwe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakora akazi ko gutwara ba mukerarugendo. Rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Bad Rama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Bad Rama yaje gutereta uyu mukecuru wari ufite agatubutse ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje mu mishinga itandukanye, arimo nayo yakoresheje atangiza The Man. Bad Rama wakuriye mu buzima bubi yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse. Byageze aho uyu mukecuru asaba Bad Rama kureka umururumba kuko amafaranga yari afite atayamara. Bya bindi by'akabaye icwende katoga yewe kakoga ntigake. Bad Rama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho,
ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Uku niko The Man yazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Badrama yigiriye inama yo kujya muri Amerika. Yari afite icyizere cy'uko azongera guhura na wa mukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari atakimwitaba kuri telefone. Badrama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Basile Maseverio amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Badrama inzu yo kubamo nk'umuntu bakomoka mu gihugu kimwe wari ufite ibibazo byinshi. Iyi nzu uyu mugabo yahawe yaje gutekereza uburyo bwo kuyikoramo ubucuruzi. Uwayimuhaye amubwira ko niba ariyo nzira ahisemo azajya amwishyuza amafaranga y'ubukode. Byarangiye bashwanye. Muri Gashyantare mu mwaka w'ibihumbi 2025 urukiko rwa leta ya Arizona rwategetse ko Badrama asohorwa mu nzu ya Basile Maseverio wari wararwiyambaje ngo rumufashe gusohora mu nzu uyu mugabo wari waranze kumwishyura ndetse no kuyivamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Badrama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana, afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe ayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Nyuma yo kugurisha iyi mitungo yasubiye muri Amerika, ariko aya mafaranga arayabyinira ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite. Ari nabyo byatumye abenshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka mpemuke ndamuke. Bimwe mu byo twagaruka mu buzima bwite bwa Badrama, ubundi uyu mugabo yitwa Ramadhan Mupende. Uzwi cyane ku izina rya Badrama, ni umunyamuziki, umuyobozi w'abahanzi, kandi akaba yari umushoramari mu muziki. Yashinze label program yitwa The Man Music ifasha abahanzi mu ruganda rw'umuziki. Ibyo wamenya ku muryango n'abo mu muryango we, yigeze gupfusha umubyeyi we, aho inkuru y'urupfu rw'umubyeyi we papa we yamenyekanye mu Kuboza mu 2022. Hari inkuru ivuga ko yahuye n'umuvandimwe we bari baratandukanye mu myaka myinshi, nyuma y'imyaka hafi 30 batabonana. Ikaba yaratangajwe mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ku bijyanye n'amarangamutima n'ubuzima bwo mu mutwe, Badrama yigeze gutangaza ko arwaye agahinda gakabije depression yatewe n'ibyamubayeho byo kubura abantu bari bafitanye umubano, harimo no kubura abamufasha mu buzima bwe. Hanyuma ku bijyanye n'imyigire n'ibyiyumvo by'ubuzima wamenya kuri Badrama, hari aho bivugwa mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga ko yavuze ko yize ibitabo birenga 5,000 mu buzima bwe. Ibi bishimangira ko yiyumvamo gusoma no kwagura ubumenyi. Ibijyanye n'umwuga no gushora imari wamenya kuri Badrama, uretse umuziki, Badrama yagiye ashyira imari mu bikorwa byinshi bya sinema n'indi mishinga y'itangazamakuru, harimo n'ibikorwa byo kwamamaza no gukora za filime. Incamake ku buzima bwa Badrama bukubiyemo kuba umuyobozi n'umushoramari mu muziki, guhura n'ibibazo by'umuryango, kubura umubyeyi, kuvumbura umuvandimwe, guhura n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, kuba uri umuntu uvugaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe bikakubera inzitizi mu mibanire n'ubuyobozi n'abandi baturage. Njyewe nitwa Dodos Cenko, mwakoze kubana nanjye hano kuri Cenko Films. Amakuru nk'aya nakagaruka. Ciao ciao.